Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni buryo ki ushobora gukora export ya video uba umaze gukorera edit cyangwa umaze guteranya cyangwa kuvanamo cyangwa usubizamo ibyo utifuza. So ese ni buryo ki ibyo byakorwa, hanyuma exportinga dukora video dushobora gukina kuri matelefone yacu cyangwa muri VLC cyangwa ku tablet yacu ya Android cyangwa iPhones. So ibyo byose hari cyangwa ushaka gupostinga kuri YouTube, ibyo byose rero hari format zabyo. So mbere ko dutangira tujya ku exportinga, reka tubanze tuzanemo video zitandukanye. So uburyo bwo ku-importinga nababwiye bwa bumwe nuko ushobora gukanda kabiri hano cyangwa double click ukaza dufate ama video wenda nkaya ngaya uko ari atandatu hamwe n'indirimbo ya Tuzarwubaka, dufungure aya ni ama video y'umaganda yose. So uburyo rero ibyo bikorwa nuko tuzana clip imwe, tukazana iya kabiri, tukazana iya gatatu, tukazana iya kane, iyi ngiyi, tukazana n'iyi ya gatanu. So abatarakurikiranye umukoro ubushize iyo dushaka kugira ngo tuvanemo aya majwi yose ari hasi, aya majwi tutifuza ko agenda yumvikana harimo abantu basakuza, kugira ngo yose tuyavanemo nuko dukora selection ya buri kantu kose, tugakanda right click kuri mouse yacu tukajya muri unlink. Iyo tumaze gukora unlink muri mouse yacu, turaza tugaselectiona aya majwi yose yo hasi, tugakanda delete. Iyo tumaze kudeletinga rero, igikurikiraho nuko tuzana ijwi cyangwa sound yacu, soundtrack dushaka gukoresha, tukayishyiramo. Iyo duplayinze rero dusanga hajemo, birumvikana neza yuko hajemo soundtrack yacu, ariko nanone uko mubibona hano hari ishusho cyangwa video y'umuhanzi waririmbye Tuzarwubaka. Icyo dushaka nuko dusigarana ibi biri inyuma ariko iri imbere ikavaho. Kugira ngo rero tuyivaneho nuko duselectinga nanone ya video twazanyemo, kanda right click ugakanda unlink, ugafata ya video ugakanda delete. Ubwo ya Tuzarwubaka by Intore Tuyisenge urayizamuka yashyira muri audio 1. So iyo birangiye, ariko ikigaragara hano nuko aho video irangiriye indirimbo irakomeza. Kugira ngo indirimbo rero idakomeza nuko tuzana Razor Tool. Razor Tool ni igikoresho cy'urwembe kiba muri Adobe Premiere. Urayizana ukaza ugakatira hano munsi yaho indirimbo irangirira. Iyo umaze gukata birigaragaza ko ziba zabaye ebyiri. Kugira ngo rero imwe ivaneho, usubira muri selection tool, ukaza ugakanda iya kabiri, video ya kabiri, ugakanda delete. Ni ukuvuga ngo clip yacu ubu ngubu ifite umunota umwe n'amasegonda 18. So ndi playinga, bigaragaza ko ihita ari ahangaha ihita irangirira. Kugira ngo dukore export rero nuko tujya hano muri file, ukaza ukajya hano muri export, ukajya ahanditse media, cyangwa se ugakanda Ctrl M kuri keyboard yawe. So ubwo ni uburyo bubiri. Ushobora kujya hano muri export ugakanda media, cyangwa se kuri keyboard yawe nka shortcut ugakanda Ctrl M. So iyo tumaze gukanda Ctrl M, ahangaha niho dukura ama settings yose iyo dushaka ku exporting. Kuvuga ngo format ubu ngubu irimo ni AVI. So ubu ngenda ndashaka gukoresha format ya H.264. Hano nshobora kuvuga nti ndashaka BMP, DPX, FLV, ama GIF murayazi,
cyangwa ndashaka n'amashusho, ushobora kuba nshaka mp3 cyangwa nshaka blu-ray, ama mp4 nayo yarahari, n'ama png, amataga n'amatifu byose biba birimo. So ubu ngubu ngewe ndashaka gukoresha H/264. iyo maze gukanda F aho ngaho, kugira ngo impamvu iyi ngiyi tuyikoresha kenshi ni uko iduhereza aspect ratio nzima ya 19:20 kuri 10:80. iyo niyo aspect ratio. So ahangaha bitewe n'ibyo ushaka gukoresha, dufite Android tablet, zitandukanye, ama screen agiye atandukanye, Android phone, ukagira Apple iPads. izi zose ni ama settings ushobora gukoresha bitewe n'igikoresho ufite cyangwa naho ushaka kuyi-uploading. hanyuma hano ukagira na za high definition zo gushyira ku ma televiziyo cyangwa ari nka publicité cyangwa nk'ibiganiro, ukagira HD 1080 cyangwa HD 1080i. Okay, hari nyinshi cyane, hari n'ama wide screen n'ama Vimeo. Ushaka no gushyira kuri za YouTube naho ama settings yose arahari ya wide screen. So ujya hano ugatoranya iyo ushaka. ubu ngewe ngiye kwemeza ko nshaka gukoresha 10:800 25 frames per second for Android devices. ubwo ngubwo iyo maze kuyiselectiona njya kuri output name. ese ndashaka kugira ngo iyi projet yanjye ni saving hehe. njya kuri output name, nandike, ndavuga ngo ndashaka kuyisavinga hano muri documents, bandicam, nandikeho project, hanyuma nkore save. urabona ko output name yabaye save. So ikindi ngomba kumenya ko cy'ingenzi ni kumenya ngo export video iraviviye na export audio nayo iraviviye. iyo tumanutse hano bakwereka output yawe aho uri busavinge, ufite 19:20 ku 1080, 25 frames per second. Project yanjye nayise project mp4, source ni sequence rimwe, progressive bakakwereka n'iminota ifite. hanyuma iyo tumanutse hano dusanga izi bazita basic video settings. hano turareba tukavuga tuti hano hari width, ubugari bwa clip yanjye n'uburebure bwayo. wamanuka hano harimo ama settings menshi, ariko nayo tuzareba ubweka tube twibanze kuri aya ngaya. wamanuka hano bakakubwira ese clip yanjye irangana iki. iyi ngiyi ifite megabyte 43. ibyo byose namara kubona ko nabikoze, nta kindi nkora, ndaza nkakanda kuri export immediately with the current settings nashyizemo ari izi ngizi export settings. ndaza akaba ariho nkanda. ubwo igikurikiraho ni uko utegereza ya video yawe cyangwa clip yawe ikarangiza exportinga. iyo rero umaze gukora export yawe, ubu ngubu igikurikiyeho ni uko tujya muri folder exportingemo ukareba projet yacu. ngiye project yanjye nari nayise project, ikaba iri muri folder. ubwo icyo ndi bukore, ndaza nyifunguze na VLC media player, nindangiza ndebe koko birangira.
So ahangaha ikigaragara nuko video yanjye ari iyi ngiyi yarangiye neza, ikaba inatangira neza. Ubwo rero murakoze cyane kuba mwadukurikiye.